turabasuje inshuti ba News Africa aho muherereye hirya no hino kwese. Reka tubabwire ngo dushyitse mu mwanya wa showbiz, aho mu Rwanda hagiye kuba iserukiramuco rigamije kugaragaza umuco nyafurika binyuze mu njyana ya gakondo ryiswe Anniver Africa Festival. Iri serukiramuco rizitabirwa n'abahanzi bakunzwe muri muzika ya gakondo mu Rwanda. Muri iri serukiramuco hazaba harimo abahanzi batandukanye ko tubigarutseho, hazaba harimo ibikorwa bitandukanye, abahanzi baturuka hirya no hino, usibye na hano iwacu mu Rwanda gusa, no hanze y'igihugu bazagenda baza, dore cyane ko abarundi nabo batatanzwemo muri iki gitaramo, nabo bakaba bari mu ba mbere bazitabira. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 3 Ukuboza, muri Onomo Hotel habereye ikiganiro n'itangazamakuru, aho bagarutse ku serukiramuco batangaje byinshi ku bijyanye n'iki gitaramo. Reka tubabwire ngo muze kwitabira muri benshi. Muraza kubona link yaba kuri iyi nkuru, nanone urayisanga kuri News Africa uko nanone ukayisanga kuri murandasi, akaba ari ikinyamakuru umusanzu news.rw. Aho rero nk'ubisanzwe ni Mr Mr Charger, akaba ari we ubagezaho aya makuru. Nimuzatangwe ni ku itariki 7 z'uku kwezi nibwo iki gitaramo kizaba. Abana nabo nago babibagiwe, kuko kwinjira uzanye n'umubyeyi wawe bizaba ari ubuntu, ariko abana turavuga abana bakiri muri primaire, nago tuvuga abari secondaire. Rero reka dukomeze mwirebere amashusho, ndetse unashaka amakuru arambuye uraza kunyura ku musanzu news.rw, uraza kusangaho aya makuru. Gusaba gatoya noneho kugira ngo tuse naho twegere inyuma, kugira ngo press conference yacu itangire. Aba panelists nabo ndi bugende mvuga umwe ku wundi, kuko harimo abartiste, harimo abaorganisateur, abantu bose ngiye gutanga mikoro kugira ngo wese agende yivuga. Of course ndahera aba bantu bombi buri gihe ngenda bitiranya, ariko nataba we niwe kameramani mubona byinshi. Murakoze cyane. Reka yitwa President Nzobidahanda. nitwa Ntinyigire baririmba Ibiti Joy. nitwa Rukotana, mwakaza kujya mu maboko barandi. Nitwa Kaidemere Sangwa Libe Ibabira. Kwa mfije mu maboko n'ubure mu bipe. Mikafite umugore mubi. Igihe none umuntu wambaye nabi mu ntambara, ntero zisinde nyabanyamaguru mu rusangwa ndende kwizera ubuzima bw'abitsa bimenyesha bishyira gukora ku buryo bw'icyayi bigasima n'abo bose bakagena niwe twasendi ku bana n'abandi muri Himbaza Club. Sio ndetse na Ese Julius ni bose tutari twavuzeho, ariko mu kanya gato hanze kuko nawe ni umwe mu bahanzi cyangwa wari muri kino gutegura kino. Twagiye tumubona kenshi hirya no hino kugira ngo akomeze kudufasha kuza gutegura kino gikorwa, ariko mu magambo makeya ngiye kuzabanza gusaba organisatrice asobanure cyangwa aduhe ishusho nyayo y'igitaramo ndetse n'iki gikorwa nka festival yacu. Murakoze. Nk'uko izina riri Anniver Africa Fest, tukaba twifuza gutwikurura Afurika biciye mu buhanzi n'imbyino gakondo. Iyi ni edisiyo yayo ya mbere, cyangwa se kibaye ku nshuro ya mbere. Twifuza kuzagenda kuri iyi nshuro. Rero tukaba twifuje yuko abatoya bazataramira bakuru, nk'uko mubibona hano kuri pano, ni abantu batoya. Sound kwitari hose. Murakoze cyane. Meze gute? Ibikenewe byose by'ibanze birahari, hanyuma n'ikindi itangazamakuru ryabona tuze gutanga umwanya w'iminota mikeya ku itangazamakuru kote tekinike. Murakoze cyane musi ku mwanya duhereje kugira ngo tuvuge mu ncamake ibijyanye na Anniver Africa Fest.
ngira ngo ijambo anniversaire murabyumva ni ikintu gitwikiriye mu ndimi z'amahanga. Anniversaire ni ugutwikurura, so turimo turagerageza gutwikurura umuco wa Afurika ariko duhereye iwacu mu Rwanda. Niyo mpamvu rero twateguye iki gitaramo cyitwa Anniversaire Africa, kizajya kiba buri ngarukamwaka, hanyuma tukaba twatangira iwacu mu Rwanda. Hanyuma ku bijyanye na kote nk'uko wabimbwiye tekinike, turiteguye bihagije. Tumaze amezi arenga 5 twitegura iki gitaramo, ntabwo ari igitaramo kidutunguye rero. Hanyuma nk'uko mubibona na line-up yacu irahagije kandi irakwiye kuzanyeganyeza ka Kigali n'umujyi wa Kigali muri rusange. Turiteguye rwose. Hanyuma imyiteguro igeze kure, nubwo turimo gusa nkaho tuyisoza practice aho twazikoreraga, kugira ngo bamwe muri mwe baradusuye n'abayobozi mu nzego za leta batandukanye bagiye badusura kureba aho tugeze imyiteguro. Ku wa gatandatu rero ni karibu mutubwirire ababakurikira ku bitangazamakuru byanyu bazazi, turabiteguye. Murakoze cyane. Uza rero igice cya gatatu nacyo tugiye guhita tujyamo ku bijyanye n'imyiteguro. Abahanzi bose yaba imyitozo cyangwa kwitoza practice barazikoze, ariko nanone itangazamakuru ntabwo tujya tubura ibibazo. Reka ndifuza ko ibibazo bitaza kuba byinshi, ahubwo muza kuduha inyunganizi nyinshi kugira ngo iki gitaramo cyacu na event muri rusange izabe indashyikirwa. Kandi nzi ko wowe uri buze kubigiramo uruhare, abizi ko abantu brena hariya muri buze kuduha ibitekerezo kugira ngo bizagende neza. Dufite rero iminota mikeya kugira ngo twinjire muri ibyo bibazo. Ndafata ibibazo 5 bya mbere cyangwa ibisubizo 5 bya mbere. Reke kubyita ibibazo kuko ndabizi ko mufite ibisubizo byinshi. Abarimo ba Janvier Nyarwanda, ibibazo 5 cyangwa ibisubizo 5. Abantu 5 ba mbere turabaha mikoro kugira ngo niba hari icyo ukeneye kubaza uwo ari we wese uri hano wese urabyemerewe. 1, 2, 3. Ndabizi ko ibisubizo ari byinshi, ngo ni n'ibi ngibi. Nitwa Sam Kwizera Flash. Ndabaza abateguye igikorwa, nibyo izina ni Anniversaire Africa Fest. Turaza kumvamo akantu ka festival. Twifuje kumenya festival ubundi dusanzwe tuzi ko hari itandukaniro n'ibindi bitaramo, ariko dute mu byo mwatubwiye ko biteguye, mwatubwiye ko mu mugoroba umwe uzafata abato bagataramira abakuru. Ese iyo festival iraza gutandukana gute n'ibindi bitaramo dusanzwe tubona? Ikindi turaza kwibaza ku bigendanye n'imitegurire yabyo, kuko n'ubundi dusanzwe tubona ibitaramo nk'ibi ngibi bitumirwamo abahanzi nk'abatekereza ko abangaba bose nta minsi myinshi ishize baririmbye mu bitaramo bitandukanye. Haba hari itandukaniro mufite kimwe n'ibindi bitaramo dusanzwe tubona nk'ibi ngibi, cyangwa Anniversaire Fest nayo yiyongereye kuri line-up y'ibindi bitaramo dusanzwe tugira bitumirwamo abahanzi bakaza bakaririmba? Mfite ibibazo na 3. Ndashaka kubaza Ruti Joel, mu minsi ishize mwasuwe na Minisitiri utuma twishima, ni izihe impanuro yabahaye bijyanye n'imigendekere myiza y'iki gitaramo? Hanyuma kuri Victor tugiye kuririmba muri concert mu gihe abantu biteze ibihangano byawe byinshi. Umuntu yakitega ko mbere y'iyi concert igera tubona nka album yawe ijya hanze, cyane twara gukora avuga ko gukora kwa album. Hanyuma Alisa dufashe kumenya neza icyo bashingiyeho bahitamo buri muhanzi, ko hari abahanzi benshi bakora gakondo ariko abangaba nibo turi kubona kuri liste. Julius yavuze ko ari ku nshuro ya mbere concert ibaye cyangwa se igitaramo kigiye kuba, ariko bigendanye naho bashaka kubiganisha ari ugutwikurira Afurika. Umuntu akitega ko iyi festival tuzayibona no mu bindi bihugu birenze kuba yabera Kigali. Murakoze cyane. Nkuko warutangiye bivuga ngo ni festival, iki gikorwa kizajya kiba inshuro nyinshi zishoboka. Ntabwo ari igikorwa duteganyije ngo kiraza kuba edisiyo imwe kirangiye. Ni igikorwa kizajya kiba buri ngarukamwaka, kandi ni igikorwa kidashingiye ku gihugu cyacu mu Rwanda gusa, kuko ariho twatangiye, nk'aho ariho cyatangiriye kigahera mu Rwanda. Ngira ngo munyujije n'amaso kuri line-up, ntabwo ari abanyarwanda gusa bazadutaramira, hazaba harimo abantu batandukanye. Hanyuma no muri audience uzabibona, duhereye no mu banyamakuru namwe ubwanyu,
abakoze mu itangazamakuru ryamamaza iki gitaramo ntabwo ari abanyarwanda gusa, baza kubonamo kugira ngo sinzi niba mwarabyitegereje, twaza kubasharinga amalinki niba mwarabyitegereje, abagiye bacyandikaho hari abagande bacyanditseho, abarundi bacyanditseho n'ibindi bitangazamakuru byo muri Kenya, ngira ngo bishoboke turaza kubasharinga izo linki. So ni igikorwa twifuje yuko cyarenga u Rwanda ariko kikaba cyaratangiriye mu Rwanda. Hanyuma hari ikindi kibazo bari babajijemo ngo kuki twahisemo ino line up. Nk'uko twatangiye tubibabwira, turimo gusoza umwaka. Dusoza umwaka rero nk'abateguye igitaramo, hari abantu bakuru muri uno muziki no mu muco gakondo w'u Rwanda, twabagishije inama ni iyihe mpano twabahereza nk'abana banyu, nk'ababyiruka. Bati icyatunezeza ni uko mwadutaramira tukicara tukabareba tukanezerwa tukareba imbuto twabibye. Ubwo rero singiye kuvana runaka na runaka, abantu amazina makuru musanzwe muzi amenyerewe mu muziki gakondo n'abandi bantu bakuru dufata nk'icyitegererezo, twabagisha inama batubwira ngo mudutaramire. Ahubwo rero murakoze cyane. Murakoze. Nta nama nuko yaje kugira ngo arebe uko abahanzi tubayeho, aho dukorera. Njye ntiyari yakambonye ariko hari abandi we yari yarabonye. Bigaruka icyo gihe ngo tumenya amakuru y'uko urumva ntabwo minisita bari bagahuye, ariko ubu barahuye. Ntekereza yuko no mu gitaramo n'ubundi azaba hari. Ubutumwa tunabwohereza minisita, turamushimira kuko support ari guha abartiste murayibona umunsi ku munsi, kandi n'ingeri zose, habe muri gakondo, habe muri secular music, habe muri gospel, ahantu hose usanga ahari. Sinzi wenda niba hari ibindi bibazo nka bibiri twakwakira. Televiziyo Ishusho, nashakaga kubaza abateguye kino gitaramo, mwavuze ko ari abana bazataramira abakuru, ariko turareba amatike tugasanga nta hantu, cyane ko abana bagenda kuza muri vacances nta hantu bari kwibona. Ese ibyo ntabwo mwigeze mubitekerezaho ko abajene bataratangira gukora amafaranga, abana abanyeshuri bashobora kuba bahabwa opportunity yo kwitabira kino gitaramo? Nitwa Muteterazina Shifa, muririmba nshya. Mwavuze yuko igitaramo turabona ari Anniversary Africa, muhitamo ko gitangirira mu Rwanda. Ni iyihe mpamvu nyamukuru yatumye mu bihugu byose bigize Afurika mugitangirira mu Rwanda? Murakoze. Murakoze. Nitwa Theos, ndi umunyamakuru wa J.com. Njye ndashaka kubaza Jesha n'iryo tsinda ry'abo bakobwa n'ubwa mbere navuga bagiye kujya kuri stage nini, abantu bitega iki nk'abantu b'abapcoming bagiye kubona stage nini kumwe n'abantu bakomeye nk'abo bastar tubona? Murakoze cyane. Kuki yarabajije ntabwo bigoranye cyane. Ngira ngo niba ntibeshye neza ku ngengabihe y'amashuri, igitaramo cyacu kizaba abiga bo mu bigo by'amashuri bataraza. Ahubwo icyo twakoze twatekereje ku batarajya mu bigo by'amashuri biga babamo. Urugero ruto rworoshye, ababyeyi bazazana n'abo bana bato biga muri primaire ntabwo bazishyuzwa, munabidutumikire babimenye. Abana batiga muri segonderi bakuru, abiruko ndavuga biga muri primaire, ariko bazaba bazanye n'ababaherekeje ababyeyi babo kubw'impamvu z'umutekano wabo, ntabwo tuzabishyuza. Kugira ngo icyo sinzi niba gikemutse cyangwa se gisobanuye neza, mu badutumikire ababyeyi bashaka gutaramana n'abana babo ni karibu kose barisanga, cyane yuko tuzaba tubigisha umuco. Ntabwo rero twabishyuza kandi tugira ngo bamenye umuco kuko babyiruka. Hanyuma ku kindi, impamvu twahisemo guhera mu Rwanda, ijya gutera uburezi bw'ibanze. Inzozi zavuye mu Rwanda, kandi u Rwanda ni umutima wa Afurika. Turashaka urukundo, uko gukunda igihugu cyacu, iyo Visit Rwanda bihera iwacu, ariko umucyo ukwira Afurika yose. Hanyuma ku kijyanye na line up, ni itangiriro nk'uko twabibabwiye. Orete twaratangiye muri line up no mu bitangazamakuru ndetse no mu bayobozi muzabona. Hari abayobozi bakuru twagiye dutumira bazaba bahari bavuye mu bihugu bigiye bitandukanye,
nabo muzabona ku munsi wa event. So bizakomeza line up, bizakomeza no mu bindi bihugu. Murakoze ngira ngo numva neza kudusubiza. Niba tuzajyana abahanzi bacu ubwo tuzaba turi kujyana n'ubundi festival ahandi yakibajije ese yego cyangwa tuzajya dusanga abo dusanze aho ngaho ariwe dukorana nabo nicyo yakubazaga. Oya rwose ntabwo bishoboka, tuzajya tubavana aha ngaha tujyane nabo. Igisubizo ni yego. Oya ntabwo baguma aho ngaho, murabizi music industry bitewe n'ibihari igenda ihinduka cyane. Tuzareba igikwiriye nka team organizing. Hanyuma ubwo duhite dukomereza aha ngaha. Jesha, abantu bitegura iki cyangwa babitege iki mu by'ukuri kuri performance ndetse no kuri stage ikomeye nk'iyi ngiyi? Ubwo niba ari nayo ya mbere njye ntabwo mbizi, ntaza kubasubiriza. Ntabwo ariyo ya mbere ariko niyo ya mbere nka Jesha, izindi zo twagiye tuzikoraho. Icyo bakitegaho ntabwo nahita nkibabwira akanya, ahubwo ndabatumiye karibu muzaze mu birori. Good. Kuri uriya munsi abantu bitegura iki nk'inzobe idahata? Murakoze cyane. Twakoze practice, twakoze imyitozo ihagije, so hamwe n'Imana rero no kuba twarakoze imyitozo ihagije turabizeza kuzabona ibyiza birenze ibyo mwize mubona dukora. Murakoze. Nkuko mumaze kubyumvira rero News Africa iba yahababereye hirya no hino ibazanira udukuru tuvugwa hirya no hino ya muri showbiz cyangwa se mu makuru y'abaturage, cyangwa tukaba tunabasha no kubashyikira no hakurya y'inyanja muri politike iri mu bihugu bigiye bitandukanye bivugwa hirya no hino mu bihugu bituzengurutse, ndetse tukambuka n'ibiyaga bigari tukajya no hanze yaho nko mu Burayi ndetse n'ahandi. Reka tubabwire ngo cawo cawo nakagaruka, turaza gukomeza kugenda dukorana icyo tubibutsa no gukora subscribe and share kugira ngo ibi biganiro bishyike no ku bandi, ubutumwa bushyike no ku bandi. Reka tuyifurize ibihe byiza.